ku buriri. Ati byagenze gute bimbaza, nutabimbaza ntabyo nkubwira. Byagenze gute Nyine ukuntu byagenze nyine. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaha ikaze mwe bakunzi bacu ba FLEURY TV aho muherereye mwese. Reka nongere kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa wacu, reka mvuge yuko ari n'umusangwa hano kuri FLEURY TV. Reka nongere nguhe ikaze nubwo mbona rwose usa nkaho uhuze ku kano kawe. Asaka nagakiriko Kajise niho bibonye. Umwa kaji Ni akaji kabisa, inzoga zarananiye. nese ko mbona kameze nka wayine ukuntu uriko gatukura ukuntu. Ya nta kaji kabisa. Wasomyeho ze ko byemewe. Aha sinjya nkwizera cyane. Jiji imeze biteze Cyane fresh cyaka cyari kinyishe. byagendaga Biragenda ntari. Minsi ishize nabonye wari waduhaye undi muzigo, ibintu ari sawa cyane, nabyo turaza wenda kuba twabigarukaho. Ari nakandi tuza kuba twagarukaho wenda twigize kuba twaganiraho kajyanye n'umwe mu babyeyi bawe. Reka mbivuge gutyo, turaza kubigaruka kuko hari feedback nagiye mbona yabagiye bavuga kuri iriya video yagiye ibanza nyine bayigarukaho, nabyo turaza kuba twabirebaho. Ariko nguhaye ikaze. Ndabashimiye cyane kabisa kandi nishimiye nyine kuza kongera kubana namwe hano kuri AFRIMEDIA TV kabisa. Kandi wumve ko wisanga urabona ko twanakwakiriye nyine, nubwo wenda twari tubinyujije ahandi hantu kuko nubundi ntabwo waje wakazanye nyine munese waje ukizanye ikirahure mu nzira. Oya nibyo, ahubwo mwagize neza kabisa. Ariko nawe impamvu wabikoze urabizi, iriya misozi umuntu aterera wabibonye kabisa ko umuntu ahagera afite icyaka. Ndabashimiye cyane. Yes, rero Jije ibyo nagarukagaho ahanini ni cyane wenda ni sinema turimo, nibyo ukora nibyo urimo. Uyu munsi ndabona wanaje nambaye ya myenda ukinisha, uraza no kuba wadutera joking wenda cyangwa utushyiriremo kamwe nyine mu byo ukora nyine utwerekeho nyine na yatara niyo dushaka kugira ngo wenda twibandeho cyane. Ariko uyu munsi reka tugaruke, reka tubanze duhere daboro wenda kuri sinema yawe turacyayigarukaho cyane kandi nicyo tunashaka kugira ngo ibashe kuba yaraninga. Ese Jeje ko mba mbona utagaragaramo hariya bimeze biti? Kuvuga ngo projet zose wenda projet zigiyeho sinzi wenda niba hari kurabo nuko watubwiye niba duteganyirije mu minsi iri imbere, ariko navuga ko projet zose uko projet ya kabiri igiyeho ntabwo twigize tukubonamo, bimeze biti? Icyo kibazo mbajije hari n'abantu bagiye babimbaza, ariko nkuko nabibabwiye nyine nababwiye ko uyu mwaka ngomba gukora ku kintu cy'amakorabo cyane, ariko nyine ntago ndabitangiye, ariko nsa nk'uwabitangiye. Urabona nyine bamwe bari kubona video za Manase zitambuka kuri Jeje Comedian bakibaza ese ku muhungu wacu tutamubona cyase n'abandi bantu bakorana, ariko n'utuntu nyine turi kuba dukoraho gatoya ko gufata nyine projet zabo tukazitambutsa kuri channel yanjye. Ni ibintu bitari butware nyine iminsi myinshi, ariko na video zanjye zirahari, ndumva zihari, ndatangira kwa uploadinga muri kiriya cyumweru. Ariko n'ubu hariho nyine inshyashya ziri kujyaho. Nayibonye hari yagiyeho nanone irimo Manase ndetse n'abandi, hari n'undi uri ukina muri Regis, sinzi niba uramuhungu wundi namubonye muri Regis, uramuzi? Ndamuzi. Ntago mwibuka fresh. Gusa ariko njya mubona, ndabizi ko akina kwa Regis ndetse n'ahandi agakorana na Manase. Ndamuzi cyane nuko nyine izina ntago riri kuza neza. None Nzovu nawe turamubona ryari umubyeyi wawe, umuhungu wa Nzovu? Arababikubwiye ako kantu ni benshi bahora babimbwira cyane nyine nk'abantu babazi imibanire yanjye na Nzovu mu buzima busanzwe, bo bahora babimbaza cyane. Ariko nyine urumva no mu itangazamakuru ubwo bitangiye kuhagera, sinzi nyine ukuntu bimeze. Gusa nyine
ntacyo turabivugaho nabyo ntaribi. Muraherukana? Turaherukana kuri phone ho tuvugana buri munsi kabisa, cyangwa nyine igihe gishoboka turakivugana kabisa ntaribi. Ese kuko meruka ari muri projet zawe za mbere, we nawe arateganya kuba yazigarukamo? Nzovu se Nzovu igihe namukenerera rwose namubona, ntago ari ibintu byagorana cyane, nyine abari kumfasha nyine ntaribi, mubwira ati ndagukeneye n'ubundi yaboneka ntaribi. Yaboneka ntaribi. Urumva ko n'ubundi wa mungani umwana nyine abagomba gufashwa na se. Abenshi niko bagiye bagaruka kuri iriya titire. Wenda muzagenda muduha amateka yanyu hagati yanyu nyine y'umwana na se. Ndabeshya se? Ubwo nibyo ntaribi. Gusa nyine ngewe ndashaka wenda no kubanza wagira icyo bivugaho ariko ubundi iyi ntacyo turaza kubivugaho, ariko nyine ndagira ngo mbanze shimire n'abantu bo kuri AFRIMEDIA TV. Ubwo meruka bakubajije se? Oya, ubwo meruka hano ngende kubashimira nyine. Banze umbwire turabashimira. Nyine uri kumbaza ku kibazo nyine cyanjye na Nzovu. We gira icyo bivugaho. Bariya bavuga yuko nyine bakomeje iriya titire, ese nibyo? Cyangwa uzamuzana tubiganire? Iyo kuba Nzovu ari umubyeyi wanjye se? Tubivuga aka kanya se cyangwa mbanze nshimira abantu? Oya, urabashimira nyuma n'ubundi gihe kiracyahari. Okay, nyine ngewe cyangwa uzamuzana tubivugeho. Oya, nta n'ibinarenze, ntago kwihakana umubyeyi ari ibintu bikunze kubaho cyane. Nzovu nyine ni umubyeyi wanjye kabisa. Okay, ati n'umubyeyi wanjye, wenda ntawamenya afite uburyo ari umubyeyi we, nyine afite uburyo amufashamo nk'umubyeyi we. Turabibona cyane kuko Jeje nanone tujya kumumenya cyane, twamumenye ari kumwe n'uyu mu legend muri sinema, ndavuga Nzovu. Nzovu rero urumva ko nyine ni Nzovu yabaye Nzovu kwa Jeje, ariko sinzi impamvu wa mungani nge ni ikibazo nyibaza kandi nzahora nyikubaza. Nge sinzi impamvu ibintu byawe bitihuta pe. Biriya bintu ujya ubibona? Ndabibona, ariko impamvu ibintu byanjye bitihuta wenda nko ku rwego ubishaka, ariko nge mbona byihuta. Ariko ngewe nkusubije mu buryo bibonamo, nyine ngewe ndacyari mushya, sindi mushya cyane ariko ndacyari mushya, kandi ndacyafite byinshi ngomba gutanga kandi byiza kugira ngo abanyarwanda cyangwa n'abantu bakurikirana nyine ibi bintu bya entertainment babashe nyine kubibona. Urumva ko rero nago navuga ngo ntago bigenda, kuko aho bigeze nge ndashima ahubwo cyane, kandi ndifuza nsaba n'Imana ko nyine byazaharenga bikagera naho handi we wifuza. Cyangwa buriya ubonyemo nk'umuntu wenda waza kuba yamanaginga se, byabasha kwihuta se? Ni kihe kibazo wenda cyangwa nuko wenda biba ari we biri ku mutwe byose? Icyo nacyo kirimo kuko buriya ibintu byo muri Jeje Comedian byose hanini ubona ko nyine biri ku mutwe wanjye. Nyine ni ibintu bigora cyane kubitegura, nyine gupanga buri kimwe, urabyumva nawe. Gusa ariko umuntu aremera akabikora mu gihe nyine ubwo bushobozi iyo butaraboneka. Ariko nyine mbonye nka management kabisa, ni ibintu byamfasha cyane, ni ibintu noneho byatuma mbasha gukora ibintu kandi byiza cyane kandi vuba bikajya bibonekera ku gihe. Ntago ari ukuvuga ko ntakeneye management kabisa, ndayikeneye anytime niboneka uzahita ubona nyine ibintu byabaye neza kurusha uko ubibona ubu ngubu. Cyangwa Manase hari ukuntu wenda sinzi wenda uzatubwiraho wenda collaboration hagati yawe na Manase, cyangwa niba aje kumanaginga sheni yawe, nyine aje kumanaginga iyo talent, sinzi wenda uzatubwira niba ari cyo wabivugaho cyangwa uzabitubwira ku ndi munsi sinzi. Nyine nabivugaho Manase hari uburyo turi gukoranamo, ariko nyine ntago ari uburyo bwo kuvuga ngo no kumanaginga, ntago ari ubwo buryo. Nababwiye ko nyine uyu mwaka amakorabo yo azagenda aboneka, nshobora kuba ari bwo buryo ndi kubiteguramo, n'abandi mukazagenda none mubabona. Ariko nyine ntago kugeza isaha nyine navuga ngo
Manase ni management wanjye. ariko hari akabazo mfite, ubibona ute nk'umusitari nka kuriyo wamamaye ukabasha kuba hari umuntu wabona ibikorwa byawe umwe cyangwa babiri, ejo n'ejo bundi akaba mwahura nyine akakwaka n'icyo gihumbi, uzi ukuntu nawe wimereye, uzi n'imvune babivanyemo, ubibona ute biriya bintu, ufata ute karakana ejo bundi arakubonamo ko ufite aho mu mufuka, arakubonamo ko ufite ibyo byose kandi wowe uzi uburyo uhagazemo, biriya bintu bibona ute? Hari n'ababikuramo ngo depression cyane. Ibi bintu dukora rero abantu bamwe baranasara, ugasanga nyine umuntu mu mutwe byatangiye nyine no kwivanga gutya. Hari igihe nyine umuntu iyo akubonye kuri YouTube bitewe wenda na project wakoze, ushobora kuba ari wayikoreye, ari abandi bagufashije ukayikora, iyo rero akubonye muziranye, umva icyambere nyine afite phone nawe urabyumva ni call, ati nkubonye gutya na gutya warakize, nyine bikore kandi akanyenyeri, kandi nyine ntago wabisobanura umuntu nyine utari muri industry yacu ngo abyumve, ariko nyine nta mafaranga tuba dufite rwose, tuba turi abakene, ahubwo bajye bakanda akanyenyeri. Kandi mwamabonye kujya gushutinga, ese gushutinga nta mafaranga mutanga? Gushutinga se nese rega kamera, buriya kubona kamera ntago kuri iki gihe ntago ari ibintu bikigoye. Nk'ubu wowe nakwita umuntu wagezeyo umukire kandi uri inshuti yanjye, ntago wowe ibyawe reka tubyiwe, nabibwira abantu ko wubatse n'ama etage naringezaho nkubwira ngo nk'ubu nshobora kuza nkubwira nese ntago wamereza kamera ngo njye kwikorera akantu hariya. Urabizi ko ari yanjye? Iyi nge ndabizi, si niba nkubwiye ngo uri umukire byemere wowe kuko ndakunda, ariko njye abantu bavuga ko ndi umukire cyangwa n'ababita abakire kuko babonye ku makamera cyangwa muri ayo mavideo, ntago njye navuga ko ntago baba ari abakire kabisa. Aho ngaho rwose urambeshye, njyewe ndi umuntu usanzwe, reka mbivuge gutyo. Iyo abantu bakize ntago babyemera. Ubukire se ububoneye? Ubu nanjye ni kuri kamera. Wowe se? Ntago ari yanjye. Uzambwire nzereka abanyarwanda Eric wariwe n'ibyo atunze, nanjye nzakora icyegeranyo se? Ntazabikora. Nkanababwira ya mu modoka iki niki abe nabaguteza mwana. Mwe mwarakoze imbeshyera rwose, njye ntago ndagera kuri urwo rwego gusa, ariko nakaba kanyuzemo kugira ngo twitere joke, ariko urananyibukije kugira ngo wenda bikomeze. Ego kuri icyo kibazo warumbajije nyine cy'abantu batubona bakaba ngo mu bikore ngo twarakize, na gisozaho nyine mbabwira ngo dukeneye support ahubwo yanyu, mwebwe mujye mubikora kabisa, bajye babikora badushyigikire nyine, kugira ngo none ahubwo niba dushyigikira none tukagera kuri iryo terambere rifatika, natwe twabishyura nta ribi kabisa, naho ubundi nta mafaranga tuba dufite. Yagasana gufashe wenda tubone ko wenda hari agakampani wenda kakucoyininga ubashe kuba wakamamariza. Se burandika ntaje nimwakoranara? Jewe se buriya umuntu wese wambwira ibintu birimo amafaranga, mbona mitsutsu wabikora wewe naguzi kudiringa utuntu nyine ngo turango wamamaza. Turiya se natwo buriya nshobora kuzabijyamo, ariko nyine njyewe byabanje kwiba, njyewe ibintu byanjye bigendera ku murongo, ibintu byanjye mba narabipanze gutya, hari ibyo mba navuze reka mbanze nye muri ibi nkurikizeho ibi, buri kintu n'igihe cyacyo kabisa, njye niko mba mbyumva. Nakubonye waje gukora ikiganiro wambaye ya shati imwe, Nzovu yagukubitaga yakumenaga hajya kumenyeho amazi, ariko kari akantu ko kuri TikTok n'inkoko bimeze biti, kari akantu akumenaho amazi urabyibuka usinziriye, inkoko ibiki ikarinda ishiramo umwuka, urabyibuka? Ni kariya se mbagiye kuvumba Nzovu akamenaho amazi. Oya, ni video ebyiri zitandukanye. Kandi wambaye ishati. Iyi ni n'ubundi ni ishati y'akazi, ahubwo mfite ikibazo, dore yaracitse mwana. Dore rero twakoze video
birabibwa byanjye byo muri timu yanjye ninde wayiciye nicyo bita honest cyarankuruye kirayica ndarababaye dore naho Mana yatangiye gusaza mba numva ese nisaza nzambara iki yatangiye ariko nzayidodesha ikidodesho kiriya cy'ikinyarwanda mwana nzayihanika kabisa iyi shati ndashaka ko dore ntago igipesi kikijyaho nk'ubu bandemeye nkagira ze gupininga akanimero kanje ni nka ya yindi yansabe ariko haba harimo akantu impamvu ubu yizirikaho cyane oya akantu kaba cyangwa n'abakuru bayikuguriye oya ahubwo nuko hari igihe ubundi ibi bintu dukora nje impamvu reka mvuge ku giti cyanjye urabona ibi bintu dukora hari igihe ufata imyenda yawe yose ukavuga ati uko ugiye muri shuti ukambara umwenda ukagenda bakagukubita jido ukaba ujeho ibitaka uhise ucika kandi urabizi ibintu by'amafaranga byarabuze rero guhora ufata imyenda uyipfusha ubusa ntago bari byiza ahubwo wafata cyangwa ko tukubona muri iyi ejo tukakubona mu yindi oya ngiye impamvu nuko ndi umukene mba nanga gupfusha imyenda ubusa ngiye ndi umukene man ese ubu byihorera yewe reka nkubwire unakoze nunakora igiku kanumira cye ni ishati nshobora gutya nyine umbona isi nuruca abana Jeje mwo kagira imana ariko jeje ndagira ngo dukubita akajoke banze umwe ku kajika ubundi udutera akajoke ariko kano kaji nako mukora hano mwebwe cyangwa mukazana kuri butike karengetse n'ukuri kw'Imana ni wayinise urumva ari nka kawayini wayinise harya byo ibyo bya wayini nge nta nibyo mbanzi neza ariko kararyoje karakavuna muheto shaka bise nabonye wayo na Patrick hari kuri kamera ariho akariho neza zose nikakamwe amaye ntiyakamazemo dore yagiraga ara uramuhungu ariko bandi pazo uramuhungu wawe kuri kamera ugomba nawe kuzajya ashobora nyine kuba gifite igifu kinini ugomba kuzajya nyine ugire kuko kakandi wanzaniye direba nta kanzigaranye konyine sinamenye uko yabigenje ariko Mana yanjye Imana irihangana koko harya warumwe ngo kukanu kakajoke gatoya n'ubundi karacyarimo akajoke se harya ubwo singa akajoke se ubwo ni nka gute kuko ngewe na comedy dukina kuko waje wambaye n'ishati y'akazi nyine uradutera akajoke comedy nyine comedy dukina tubikorana n'abandi bantu gusa nyine ariko nk'akajoke tugo nk'akajoke kambangukira kari hafi gusa sinze niba nyine karyohera buri wese ariko ngewe nakoze nkazirikana kuko kegeze ku nkoma bo naragize kera nyiri umwana nyiri umupeti mutoya cyane gusa ndabyibuka nyine nari mfite ubwenge kera nyine nyinyara ku buriri ati byagenze gute bimbaza nutabimbaza ntabyo nkubwira byagenze gute nyine ukuntu byagenze nyine kera nyine nagize kunyara ku buriri banza arizo nkoni nakubiswe za nyuma mu buzima bwanjye nibuka ukuntu nyine byagenze nari ndyamye ndota ngo ndi munsi y'urugo ngo ndi kunyara mbariranye ikigori noneho icyo kigori ko nyinyaraho gihita kigenda gikura kizamuka bro nagiye kumva ikintu bita inkuba y'urushyi sha nyine nsanga nimeri narindi oya bibaho icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe nari mfite nk'imyaka ni nk'itanu cyangwa ine banza aribwo nahise nanareka kunyara ku buriri 5 cyangwa 4 ngira ngo nubundi umwana niko aba muri icyo kigero ni ko umwana nubundi abameze oya na ereri cyane wakoze oya nyine byarabaye ibyo byo ntari oya nagaru kuvuga ngo ni joke urumva nyine iyo myaka ku mwana nyine hari gihe biba bikiba ariko nge nyine uburyo meri yabyakiriye n'uburyo nyine nge nabikoze urumva nyine ntago ari ibintu ibyo byose umubyeyi wese yakwihanganira tu yego baramukubise ariko nubundi nekereza ko hariya nyine nizo strategy nyine usanga nyine umwana acamo nyine yagenda kura nawe utaraciye muri ako kantu nyine ko kugira kuko n'igihe ubitekereza buriya uzi ko wenda tuvuge nko kuri ku ishuri kijya gihe ukiri umwana muto kiri ku ishuri
ugatekereza nyine ugasanga bikubayeho uryamye ngo uri ku ishuri ngo ugiye ngo kuri toilette ngo ibyo bikunze kubaho cyane. Ibyo bibaho cyane gusa nyine nge nta kantu kabayeho mu buzima bwanjye karankoma nyine tu. Ese ubwo nudupfunyikiye amazi ako ni akajoke dukubise. Oya ntago ari akajoke man, ni ibintu byambayeho, ni ibintu byambayeho. Ni ibintu byakubayeho. Bita bigenda kuriya bitabaye nka kwa kundi nyine byari bigenda. Oya ntari tu. Yes, ubwo rero ni JJ comedian akaba ari umusani turaza kuguha umwanya nyine wo kuba wagira akaba yari yatugendereye kugira ngo tubashe kuba twagaruka kuri kariyeri ye. Nanjye ko ngeraho bikangara ni uko wangendereye nyine impamvu ubundi ntago naguseka cyane. Abanyarwanda ikinyarwanda dusa nkaho twakibagiwe. Ujya kuvuga isafuriya ugasanga uvuze ikimamiyo ukavuga ikindi kintu nyine bitewe wenda n'ubusirimu cyangwa n'ibintu nyine byinshi tuba twibereyemo. Ubusanga no kuvuga regari igihe bizatunanira mwana. Nabonye ariko na ya ngofero wenda wayize ako ya plant yo yagiye he? Ya plant se bundi ya plant hari igihe nyine nyikenera bitewe na project ngiye gukora ariko naka kantu gusa nubwo hari abantu numvise iri muzambere kijye oya ingi oya nikijye gukorana na Nzovu wakoreshaga ingi yaje nyuma ya plant ariko nyine hari nabantu byo kumva bavuga ngo iyo ngofero ngo mitsutsu ngo wagira ngo ni yaba yagutije ariko nabiratandukanye ntago wabarebye neza kuko ya mitsutsu yo ifite iyo ntago ifite kino kiboro nyine kizamura. Iyi ni y'abasaza kabisa kandi nanjye buranda umuntu w'umusaza nyine mu bintu bitandukanye nyine tu. Nanjye niyo mpamvu mba niyambariye akantu k'abasaza. Uzanzanira Nzovu ryari? Nzovu mushaka uzapanga numushaka njye uzambwire kabisa kandi bajye banatubwira muri comment n'abandi bose. Yego ntaribi. Urumva ko ni JJ ufite gahunda nyinshi muri uyu mwaka. Ni JJ tugiye kuba twazajya tubana mu bihe bigiye bitandukanye ngenda tubwira kuri projet. Ni JJ urikomeje kuba yakora bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye. Za collabo yatubwiye ari kugenda zikora kuko turabibona kuri YouTube channel ye. Hariho abastari bari kugenda bamufasha. Urumva ko natwe nyine turanga kugira ngo tubashe kuba twabana mu bikorwa agiye kuba yadutegurira uyu mwaka. Rero JJ wenda mu gusoza andagira ngo wenyine ugira icyo wisabira abakunzi bawe, ugira icyo basaba. Wavuze ko ushaka no kubashimira ubundi twisoreze gahunda zikomeze. Mahera ku kintu cyo kubashimira. Ubwo meruka hano nababwiye ko nyine nababwiye ibikorwa byanjye biba biri ko ari kuri JJ comedian kabisa. Nago navuga ko bitagenze neza, barabyumvise baragiye bakora subscribe hari icyahindutse kandi ndizera ko n'abandi batarabikora ndabizi ko bazabikora bitewe n'ukuntu ibintu ndi gutekereza kubaha ni ibintu byiza kabisa mu mbaraga nyine tuba dufite mu bushobozi bukeya tuba tugifite. Ndabashimira cyane ababashije kubikora kandi n'abandi batabashije kubikora bazabikore nta kibazo. Nanabifuriza umwaka mushya muhire w'amahirwe n'imigisha bituruka ku Mana. Nkagera noneho no ku kintu bita umumanager. Buriya ndamukeneye nunamubona uzamundangire. Nabona nyine ibyo dukora yabasha nyine kubimanaginga siko. Tukagera no ku kintu bita nyine buriya n'abandi bakinnyi. Buriya mbabonye nkabongeramo si benshi ariko bakeya nyine ndabakeneye bo kongeramo ntaribi. Babonetse ntaribi nimero yanjye niba nayibabwira cyangwa wayipininga se piningamo hasi nacyo ni la video yasohotse. Reka nyivuge waza noneho no kuyipininga. Nimero yanjye ni 078111026229. Nizere ko uwaba yumva nyine abishaka cyangwa afite iyo talent yabikora kabisa ubundi tugakomeza tukareba ko twagenda dukora ibintu byiza. Yes, ubwo twari turi kumwe na JJ. Ushaka kuba wasura ibikorwa bye ni kuri JJ comedian akaba ariho yaprodingira bimwe mu bikorwa bye bigiye bitandukanye. Rero reka akandi kantu nakongeraho
man nyine nubwo nyine hano wagize discipline ndabizi cyane no hanze tutari kuri kamera reka mbivuge uyu ukunda kuntesha umutwe umbaza ku bintu bya Nzovu man bizagarukaho nyuma oya reka ntituzanabigarukeho kireka ubwo wowe niba ushaka kuzabigarukaho ubwo nyine nge reka mbanze nkubwire icyo numva nabitekerezaho rwose mbivuze n'abantu babyumva yaba babimbaza cyangwa iki nge ndumva utazongera kubimbaza ndi njyenyine wazahimbaza ndi kumwe nawe gusa nyine nta birenze ibyo wumva bishobora kuba ari byo nta ribi ariko nyine si ngombwa ngo ugere gunserereza kuko nyine murabizi kabisa ukuntu ujye bigenza ni umubyeyi n'ubundi buriya umubyeyi ari uburyo mubanamo hari n'igihe ugira umuvandimwe bitewe n'uburyo mubanyemo wenda uzagenda tubigarukaho wenda nta wamenya wenda amaraso reka twokomeza kubikomatingaho cyane kubwiye ubu nserereje nk'umuntu wegize kubinserereza niba wenda bizi cyata bizi ari umuntu kigiye kuri ya video oya ni mbere ariko ngo none se ngo ubwo ngo man ngo waba warakuze gute ngo ko tumuzi ngo ko bimeze bro nyine ari ukuntu nyine umuntu akubwira ikintu uraseka wowe hari ukuntu nyine umuntu bana akubwira ikintu ugahita wumva nyine bimeze ukundi kuntu bihabanye nyine nuko uba wiyizi uko wabayeho niko biba bimeze reka tubashimire mwe bakunzi bacu mudukurikirana urabona ko twari turi kumwe hano na JJ comedian yari yadusuye kugira ngo tubashe kuba twabana no kunamuniganije akajisi ke yibereyeho kugira ngo akomeze amererwe neza. JJ turagushimiye kandi ushimiye kuba wakiriye ubutumire bwacu nanone bw'uyu munsi. Ya murakoze cyane kandi nyine tuzongera kubana n'ikindi gihe mbashishikariza nyine gukomeza gukora subscribe kuri JJ Comedian na hano kuri AFRIMEDIA bagakora subscribe. Yes mwakoze mukomeze kugira ibihe byiza.